ashimwe inshuti bakunzi ba Farm Gospel, nizere ko muri amahoro natwe turi amahoro. Muri umuryango mwiza, muri inshuti nziza, nawe ndi kureba mbona maze kwanogera muri 900 mukurikira Farm Gospel. Numva biranejeje cyane kugira abantu bwira ibyo uvuga ukabona bari kubiha agaciro, bakabyumva, bagakora like, bakabasubscribing abandi. Ibyo nabyo bimotivatinga umuntu kumenya ko ibyo ari gukora hari icyo biri kumara ku mitima y'abantu. Umwami rero abaho umugisha, mwebwe mwamaze kuba umuryango mugari wa Farm Gospel, kandi nundi wagera kuri izi video bwa mbere ari ubwa mbere nawe ajya joining umuryango. Ni byiza, uzahakura iby'ubwami bw'Imana, uzakura ibyiza bituruka mu kiganza cyiza cy'umwami Imana. Yesu abaho umugisha. Nari maze iminsi tutari kuganira, ariko nizere ko mwenjoyinze cyangwa se mwafashijwe n'indi byigisho mwagiye mubona bya bene data bavuga butumwa bababwira nabo ibya Yesu. Twebwe dushyiraho icyigisho twumva no cyadufashije, cyaba cyavuzwe n'abantu tubona ko ari abantu bafite amagambo y'Imana, bafite ibyo kuvuga kandi bifite icyo bivuze mu bwami bw'Imana. Niyo mpamvu tubajya porodinga kuri iriya Farm Gospel, kandi nanjye ndabashimira ko mudatezuka gukomeza kubana natwe. Umwami abaho umugisha. Uyu munsi ntabwo ngiye gukoresha umwanya munini, tugiye kuganira ku magambo asa n'ahakomeye. Nta nkunda kuvuga ibintu biryoheye amatwi cyane. Numva umuhamagaro wanjye wari ugukunda guhora mburira abantu mbabwira basigasira iby'agakiza bahawe rimwe. Mpora numva iteka ryose nabwira abantu ngo mwirinde mutayoba, mukazagira ngo muri mu nzira igana mu ijuru, kandi mu by'ukuri mwaravuye muri iyo nzira. Kandi uko mbabwira ngo musigasire urugendo murimo, niko nanjye mba ndi guha alert umutima wanjye ngo umutima wanjye ntujyeho ibinure, ntuceceke, ntutuze, ahubwo hore ushaka amaso h'Imana. Imana ishimwe cyane. Iyi minsi tunyuramo mu isi ni iminsi tumara igihe gitoya cyane ugereranyije n'ubugingo buhoraho. Nta muntu wapfa kuvuga ngo arenze imyaka 120 ari muri ubu buzima hano mu isi. Imyaka itarenze 120 rero ikagutaranya n'Imana, bikazatuma igihe gisigaye cy'ubuzima bwa afterlife cyangwa se bwa nyuma y'ubuzima buba ubuzima bwo gusharirirwa ntibikabe. Ahubwo icyo mba nifuriza mwene data ngira umugisha kumva ino video, icyo mba nifuriza abatuye isi, icyo nifuriza abari mu isi, nuko buri wese yazajya ava mu isi cyangwa se yazajya apfa apfiriye mu mwami, kugira ngo aruhuke imibabaro y'iyi si. Kuko turi mu isi tudufasha igihe mu ntambara, ntabwo ibintu bihora bimeze neza. Hari ibitunezeza ducamo, uyu munsi uranezerwa, ejo ugahura na incident ituma ubabara. Kuko isi ntabwo ari straight forward mu bintu byiza, ahubwo ni mixture, ni ibyiza ni ibibi. Ariko iyi si hari abirangaza bakagira ngo ubuzima bafite bazakomeza kugira ubwo buzima, bakagira ngo iteka ryose bazahora muri ubwo buzima. Ibyo ni ukwibeshya cyane, kubera ko iyi si tuyicamo tugenda. Ubona wageze mu isi ntugira uruhare rwo kuza mu isi, ariko ufite uruhare rwo aho uzajya nyuma yo kuva mu isi. Cyo nicyo kintu mugomba kumenya, ko mufite uruhare mu kumenya aho muzajya, haba aho mu bwami bw'Imana cyangwa se haba mu gihano cyangwa se mu rupfu rw'iteka, mu mubabaro w'iteka ryose ariho kubana na Satani, aho umubabaro uhoraho iteka ryose. Njya ntangara cyane, Bibiliya iravuga ngo ni naho n'urunyo cyangwa se agasimba gatoya nako uburibwe gahora mu buribwe katazigera kavamo na rimwe. Kuvuga ngo ubu buzima mu isi niho hantu umuntu abasha kwakira Yesu Kristo, akamubera inzira iramufasha kuzabona ijuru. Yesu ashimwe cyane. Ariko nanone Yesu Kristo mubuze mu buzima bwawe, ugera mu buzima bubi nyuma yo kuba muri iyi si. Rero niyo mpamvu iteka ryose mba nifuza guha abantu barati nkababwani, mwitonde uko mugenda mutagera nk'abadafite ubwenge, mwitonde uko mugenda mutazarimbuka mukabura Imana, kandi mu by'ukuri mwari mufite uburenganzira bwo kuzabona ubwami bw'Imana. Yesu atugirire neza. Binajyanye rero ibyo maze kuvuga nibyo ngiye kubasomera ahangaha, amagambo ajyanye n'igitabo cy'ubugingo. Hari bagira ngo mu ijuru ntibandika, mu ijuru barandika, ni nabo batumye tumenya kwandika. Habaho igitabo cy'ubugingo, hari ukujya mu gitabo cy'ubugingo, hakabaho no kuva mu gitabo cy'ubugingo. Reka mbasomere aya magambo nyababwiraho gatoya mbahe message nari mfite uyu munsi, noneho dusoze dusenga Imana nk'uko bisanzwe. Yesu abagirire neza. Reka dusome mu gitabo cyo kuva 32-33, ndetse turangiza turasoma mu byahishuwe 21 murongo 27. Imana itugirire neza. Haranditse ngo mu kuva 33-32 haranditse ngo Uwiteka abwira Mose ati, uncumuyeho wese niwe nzahanagura mukure mu gitabo cyanjye,
kansubiremo. Uwiteka abwira Mose ati uncumuyeho wese niwe nzahanagura mukure mu gitabo cyanjye. Aho ni mu Kuva 32 33. Ayo ni amagambo Imana yabwiye Mose, iramubwira ngo uncumuyeho wese uwo niwe nzakura mu gitabo cyanjye. Gukurwa mu gitabo cy'Imana biba byabanjirijwe no gushyirwa mu gitabo cy'Imana. Hari aho umuntu ashyirirwa mu gitabo cy'Imana, hari n'impamvu zishobora gutuma umuntu ava mu gitabo cy'Imana. Gushyirwa mu gitabo cy'Imana nta muntu mugenzi wawe wabimenya, nta nshuti yabimenya, nta muryango wabimenya, nta muvandimwe wabimenya. Muri environnement, mu buzima utuyemo, mu bantu mubana iteka umunsi ku munsi, nta ugira uruhare mu kugira ngo wowe ushyirwe mu gitabo cy'Imana. Kimwe nuko nta numenya ko umuntu yavuye mu gitabo cy'Imana. Niyo mpamvu ibintu by'umwuka cyangwa se ibintu by'Imana ari ibintu byo kwitondera, kuko ni ibintu bikorwa mu buryo spirituel, ni ibintu byo mu mwuka. Ariko wowe n'umutima wawe uhamanywa uhamya yuko uri mu gitabo cy'Imana, ndetse umutima wawe w'ubwawe ubasha kuguhamiriza ko utari mu gitabo cy'Imana. Nyuma yuko tumara kubona igitambo cya Yesu Kristo, ari we waje mu isi akaza kuduhuza n'Imana. Muzi yuko twari kure, tutari abantu basesinga ku masezerano, ntitwari abana b'Imana, ntitwari ubwoko bw'Imana, ntabwo Imana yatubaragaho nk'abana b'Imana, kubera yuko ntitwari tuzi Imana nyine. Ariko Yesu Kristo araza, natwe bari abanyamahanga, atuma natwe tuba abana b'Imana. Niyo mpamvu Yesu Kristo yabwiye Abisirayeli avuga ngo nzabateza ishyari umunsi muzabona ndi kwita ishyanga iritari ishyanga. Kuva kera murabizi nk'uko ijambo ry'Imana ribitubwira, abitwaga ubwoko bw'Imana bari Abisirayeli, abandi twitwaga abanyamahanga, twari kure, turi kure y'isezerano, ntabwo twari ubwoko. Ariko Yesu Kristo ageze mu isi aravuga ngo ntabwo agakiza nkazaniye abari muri Isirayeli gusa, ahubwo nkazaniye abari mu isi yose. Yesu Kristo aradupfira twese, ariko haza ijambo rivuga ngo abamwizera bose bazabone ubugingo buhoraho. Ni ukuvuga ngo iyo twizeye Yesu Kristo, nubwo tutari Abisiraheli ku bya kavukire, iyo twizeye Yesu Kristo akatubera umwami, akatubera umukiza, akatubera guide, akatubera umukiza wacu, icyo gihe nibwo twandikwa mu gitabo cy'Imana. Yesu ashimwe. Muri Yohana 3:16 murabizi ko ariko handitse ngo niko handitse aho isezerano ryacu ritangira ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wa Yesu Kristo, kugira ngo umwizera wese atazaribuka cyangwa se atarimbuka, ahubwo abone ubugingo buhoraho. Bivuze ko kwizera Yesu Kristo biguhesha kugira ubugingo buhoraho. Ubwo kutizera Yesu Kristo nta bugingo ufite. Yesu atugirire neza. Rero uburyo twubonamo ubwo bugingo buhoraho ni ukwizera Yesu Kristo akatubera umwami. Kutubera umwami bivuze iki? Umwami ni uwubahwa. Umwami ni umuntu ugomba kuba afite icyubahiro imbere yawe. Ni umuntu wubaha, niwe ushyiraho amategeko abantu bakayubahiriza, bakayakurikira, bakamwumvira. Umwami utumvirwa ntago abakiri umwami. Niyo mpamvu iyo turi kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wacu tuvuga ngo ndamwakire ngo ambere umwami, mbese ambere umuyobozi, ngiye nkurikirane uko anyobora, nkurikire ubuyobozi bwe, nkurikire umuyobozi, ibyambwira mbishyire mu bikorwa, uko anyobora ariko ngenda, simba nkigenga. Iyo umuntu ari umwami wanjye ntagomba nigenga, ahubwo we abangenga, aba anyobora. Iyo ari umwami wanjye akiraho imirongo nkwiriye kugenderamo, nkakurikira iyo mirongo. Yesu atugirire neza. Rero mu gihe Yesu Kristo atubereye umwami akatubera umukiza, icyo gihe tuba natwe abana b'Imana tukamukurikira. Yesu ashimwe cyane. Noneho tugiye nkuko mbibabwiye mu kanya haruguru, nkababwira ngo uncumuyeho niwe nkura muri icyo gitabo. Niba Yesu Kristo naramwizeye nkajya mu gitabo, bivuze ngo umunsi nzakurwa mu gitabo ni mu gihe nzamucumuraho, ni mu gihe nzareka inzira yankiriyeho gukurikira nkajya mu zindi nzira zitarize. Icyo gihe nibwo nzava mu gitabo. Mu byahishuwe 21:27 haranditse ngo muri urwo rurembo ntihazinjiramo ikintu gihumanya cyangwa ukora ibizira akabeshya, keretse abanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama. Reka nsubiremo. Haranditse ngo muri urwo rurembo, cyangwa se mu rurembo rwera, cyangwa se mu bwami bw'Imana, aho Imana yateguriye abantu bayubaha aho bazaba.
ngo nk'uko turi hano mu isi uko twayisanze Imana hateguye tukahaza, ni nako hari n'ahandi Imana yateguye abantu bubaha Imana bazaba. Muri urwo rurembo ntihazinjiramo ikintu gihumanya cyangwa ukora ibizira akabeshya. Ikintu gihumanya ni ibyaha umuntu anyuramo, nibyo bimuhumanya. Umuntu ahumanywa n'ibyo byaha byo kubeshya, umuntu ahumanywa no kwiba, umuntu ahumanywa no kwica, umuntu ahumanywa n'ubusambanyi, umuntu ahumanywa no kuroga, umuntu ahumanywa no kutizera Yesu Kristo. Umuntu ibintu bimuhumanya ni ibintu byose bitandukanye n'ubushake bw'Imana. Rero ngo ijambo riratubwiye mu Byahishuwe ngo umuntu utazaba muri uru rurembo ni umuntu ukora ibintu bimuhumanya. Ngo keretse abanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama. Urumva cya gitabo dusomye haruguru muri bitabo bya Mose, uko Imana yabwiye Mose, nicyo dusomye ahangaha, ngo icyo gitabo ni igitabo cy'umwana w'intama ari we Yesu Kristo. Haleluya. Iki gitabo rero kirahari, hari ukucyandikwamo, hari ukukigumamo, ariko hari no kukivamo. Bene data barokore, ndagira mbabwire ko ikimenyetso kikwereka yuko uri muri icyo gitabo ntabwo ari inshuro ujya mu rusengero. Ikimenyetso kikwereka ko uri muri icyo gitabo ntabwo ari amagambo uvuga y'Imana, nk'uko ndi kuvuga amagambo y'Imana. It's not a sign meaning that I am in that book. No, ntabwo kuba nsoma ijambo ry'Imana, ntabwo kuba ndi kubabwiriza kuri YouTube channel, ntabwo bivuze ngo bisabe inqualifyinga ko ndi muri icyo gitabo. Ahubwo umutima wanjye ubwawo niwo ubasha kumenya niba koko ndi muri icyo gitabo, kuko mfite umwuka w'Imana undondora, mfite umwuka w'Imana unyereka ikibi naba nakoze, ikizira naba nakoze, mfite umwuka w'Imana unyereka ko ndi perfect cyangwa se ko nejejwe. Yesu atugirire neza. Ni ukuvuga ngo rero kuba natendega muri church runaka, nkunda kuvuga ayo magambo bagira ngo wenda mfite icyo mfa n'amacaca, yet nanjye mba muri ayo macaca, ariko icyo bashaka no kubabwira ko yuko kwa partner cyangwa se kugira adresse ubamo mu buryo bw'idini ntabwo aricyo kigaragaza ko uri muri icyo gitabo. Kuba waba ufite titiri ikomeye mu idini ntabwo aricyo kigaragaza ko uri muri icyo gitabo cy'umwana w'intama ari Yesu Kristo. Kuba naba ndi umuririmbyi uhogoza, naba ndirimba abantu bakanarira, abantu bagafashwa, abantu bakakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, ntabwo bivuze yuko wowe uri kubikora uri muri icyo gitabo. No, ahubwo ubuzima ubamo bwa buri munsi bwo kubaha Imana, uko ugendana n'Imana, uko uramya Imana, uko wirinda ikibi n'igisa nacyo, uko ugira ubwoba bwo gukora icyaha. Ndi kutangira kubereka ibimenyetso bigaragaza ko wowe wavuga ngo koko ndumva n'abandi muri iki gitabo, cyangwa se wowe kumva yuko waba utari muri icyo gitabo. Ni ukuvuga ngo umuntu w'Imana, umukristo ahava akagera, ukora icyaha ntagire umutima umushinja ko yakoze icyaha, ntagire agahinda kubwo gukiranirwa kwe, ntagire remoro ngo yumve ko umutima we ubabajwe n'ibyo yakoze, uwo muntu afite ikimenyetso kigaragaza ko ataba muri icyo gitabo. Ashobora kuba yarigeze kuba muri icyo gitabo, akaba yaratinyaga icyaha n'igisa nacyo, akaba yaririndaga gukora ibibi. Muri icyo gihe yagiraga umutima nama umwereka ko yacumuye. Icyo cyari ikimenyetso kigaragaza ko waba uri muri icyo gitabo. Ariko umunsi cyumva yuko ibyo ari ibintu bisanzwe, urasambana ukumva n'ubuzima busanzwe, uriba ukumva n'ubuzima busanzwe, wabeshya ukavuga ngo nandi kwiyaranja, nandi kwirwanaho, wakora ibyangwa n'amaso y'Imana ugashaka ibintu bigusuporta cyangwa se ibintu bigushyigikira muri uko gukiranirwa kwawe. Icyo gihe bimenyetso bigaragaza yuko icyo gitabo ntabwo kikirimo. Umuntu uri muri icyo gitabo arangwa n'iki? Umuntu uri muri icyo gitabo ntabwo yishimira ibyaha. Umuntu uri muri icyo gitabo ntabwo yishimira abakora ibibi ngo afatanye n'abakora ibibi. Umuntu muri icyo gitabo ahora yiyeza iteka. Iyo agenze nabi umutima w'umurega ikibi agaca bugufi ati abadata, mwami mbabarira, ndumva nagucumuyeho. Umuntu uri muri icyo gitabo ntabwo yifuza ibibi, ntabwo yifuza gukora ibibi, nta nubwo aplanifye cyangwa se ateganye kuzakora ibibi. Umuntu uri muri gitabo cy'umwami Yesu Kristo, uri mu gitabo cy'umwana w'intama, ntabwo umutima we werekera ku bibi. Oya,
umuntu uri muri icyo gitabo ahora yiyeze iteka. Umuntu uri muri icyo gitabo umutima we ntabwo umurega ikibi, kubera ko niyo aguye mu cyaha yihutira kwicuza, yihutira guca bugufi agasaba Imana imbabazi, agakomezanya n'Imana. Ikindi kintu kigaragaza umuntu uri muri icyo gitabo, reka nze nkibasomere. Ikindi kintu kigaragaza umuntu uri muri icyo gitabo cy'umwana w'intama turagisoma muri Yohana 14:23. Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Yohana ibice 14 umurongo wa 23. Haranditse ngo Yesu aramusubiza ati, umuntu nankunda azitondera ijambo ryanjye, na Data azamukunda, tuzaza aho ari tugumane nawe. Yesu avuze aya magambo ngo umuntu nankunda azitondera ijambo ryanjye. Ijambo ni irihe? Turisanga muri Bibiliya. Utasomye Bibiliya, utumvise icyo Imana ivuga muri Bibiliya, ntabwo wamenya iryo jambo. Umuntu nankunda azitondera ijambo ryanjye. Ni ngo ushobora kubona nk'umwobo imbere yawe, wawubona wajya kugwamo ukawitondera ukawuca ku ruhande. Ni ukuvuga ngo umunyabyaha we iyo abonye ikibi, niko muri Zaburi handitse ngo akirohamo akakigwamo. Ariko umunyabwenge agira susi, agira gutinya, agira gusubira inyuma, agaca ku ruhande akenda kugwa muri wa mwobo. Umunyabyaha rero cyangwa se umuntu utitondera iryo jambo, uko abonye ibibi niko abikora, akora ibyaha yiyongeza ibindi, nta mutima wo kumubuza kugwa muri urwo rwobo rwo kugwa mu byaha. Ariko umuntu witondera ijambo rya Kristo abona ibibi akabica ku ruhande, akirinda kugwa muri ibyo bibi. Yesu atugire neza. Nuko rero Yesu aravuga ngo umuntu niyitondera ijambo ryanjye azirinda gukora ibibi. Umuntu niyitondera ijambo ryanjye akankunda azitonda. Niyitondera iryo jambo rero, uko kwitondera ijambo ryanjye bizatuma Data nawe amukunda. Yesu avuga ngo Data yavugaga Imana, yavugaga se, yavugaga uwamutumye, ngo njyewe Data azamukunda. That's 1. 2, nanjye nzamukunda kuko yitondera ijambo ryanjye, kuko yitondera icyo navuze mu isi. Ngo nitumara kumukunda ntabwo tuzaguma mu ijuru, ahubwo nitumara kumukunda tuzamanuka, tuzaza tubane nawe. Niko dusomye ngo tuzaza aho ari tugumane nawe. Haleluya. Umuntu witondera ijambo ry'Imana, Imana Data, Umwuka Wera, Umwami Yesu Kristo, baraza bakabana nawe, bakagumana nawe kuzageza avuye mu isi. Yesu adufashe cyane. Hari umugabo witwa Enoki ngo yubashye Imana, ngagendana n'Imana, agumana n'Imana, akora ibyo Imana ishaka. Kwibwira kwe ko ari ukwakira Imana, ntiyatekerezaga ibibi, ntiyifuzaga ibibi, ntiyifuzaga kuba mu bibi. Ngo agendana n'Imana imyaka irenga 300, ngo Imana ibona ntabwo agikuriye kuba mu isi, ngo imukura mu isi adapfuye. Haleluya. Umuntu rero witondera ibyo Yesu Kristo yategetse, we n'Umwuka Wera n'Imana Data baraza bakabana nawe, bakagendana nawe nk'uko Imana yagendanaga na Enoki. Haleluya. Nawe rero Yesu Kristo nuwitondera ibyo yategetse, azaza abane nawe, ubwami bw'Imana buzaza bubane nawe, Imana igendane nawe, ikugira inama mu buzima bwawe bwa buri munsi, ikwereka inzira ukwiriye kunyuramo. Nujya kujya kunyura mu bintu bikuyobya, Imana izakugira inama unyure kure y'icyo kiyobya. Imana idufashe kuzageza umunsi igihe cyo kuba mu isi kizaba kirangiye, uvanwe mu isi, ujyanwe mu buruhukiro, ujye kuba muri paradizo y'Imana, iyi Imana yateguriye abera bose. Haleluya. Ukuvuga ngo ku myaka waba ufite, waba uri umwana, waba uri umukobwa w'inkumi, waba uri umusore, waba uri umugabo, waba uri umugore, waba uri umusaza, waba uri umukecuru, nawe aya magambo arakureba. Urasabwa kugira ngo witondere by'Umwami Yesu Kristo yadutegetse, narangiza azabane nawe, agumane nawe mu buzima bwawe busigaje mu isi, ubundi azagukure mu isi akugera muri paradizo y'Imana. Yesu ashimwe cyane. Ndaho nkuko nababwiye ndimo kugira kuri conclusion, ndagira ngo mbabwire ngo mwigenzure uko mugenda. Njyewe Ernest nigenzura uko ngenda, ibyo nkora muri activite nkora zanjye za buri munsi, muri shughuli zina mu isi, mbamo twigenzure, ntitujye kwibwira yuko turabana b'Imana bitewe naho twa partner, bitewe n'amagroupe tubamo, bitewe na service tubamo. Oya, ibyo ntibigaragaza kuri mu gitabo cy'Imana, ahubwo umutima wawe uzamenya kuri mu gitabo cy'Imana ukurikije ibyo maze kubabwira haruguru.
Yesu rero abagirire neza, Imana ibahe umugisha, Imana ibiteho, ugumane natwe kugira ngo uzakomeze gukurikirana n'ibyigisho Imana igenda iduha ko bwije uko bukeye. Mwami abahe umugisha. Mwami Yesu ndagushimiye ko duhaye umwanya mwiza wo kuvuga ku byawe, ntabwo twavuga ngo tubirangize, tuvuze bikeya mu byo waduhaye. Ndagusabye ngo mwene data mushiki wanjye wakumva aya magambo Mwami agira icyo amukoraho, kandi Mwami umwuka wawe agira ibyo agenda amwigisha amuyoboramo kugira ngo kuri wa munsi nawe azaraga ubugingo bw'iteka. Urakoze kumva gusenga kwanjye, uyu munsi bizaza dusenze mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana ibahe umugisha.